byanga bikunda hari nawe urugendo afite. Bruce, ubugeni n'ubuhanzi burunguka no murimo. Murakazi cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Icyo si ikibazo hakagombye kubumbaza undeba aha, urabona ko ngaragara no kuri pano. Yes. Ndasa n'uwagaburiwe, ndasa n'urya. No murimo mwiza kandi ugabura. Kera urebye mu myaka 20 ishize ukitegereza ubuhanzi, ariko ndatinda cyane cyane ku muziki kuko niho mbarizwa. Yego. Twari inyuma cyane, ni n'uruganda rwatangiye gukora nyuma y'izindi bitewe n'aho igihugu cyari kiri, kubera ko buriya habanza kubaka kwidagadura bigakurikira. Yego, sure. Birumvikana rero ntago byari byoroshye, ariko ubu ngubu nge naba nk'urugero, mvuka mu muryango ukijijwe ADPR Busanza. Rero ndibuka mbwira mu rugo ko ndi umuhanzi, barabanje baransengera, vuga mu ndimi ariko babona ndacyakomeje. Rero hari umuntu w'umugande twari duturanye aza kumgira inama ati rero kugira ngo ugaragare nk'abahanzi shyiraho utudirede. Umunsi rero mama yambonye nashyizeho amadrede, aravuze ati yo dore disco abazimu bamugize. Si n'ikintu cyumvikanaga muri societe bisanzwe kuba umuhanzi sagihobe, ariko twararwanye nk'uko mama wa Rwagasabo yabivuze, turahatana umuziki turawukora, tugerageza kwereka abantu ko turi mu mirimo dukreyana. Umuziki ni umurimo uhanga indi mirimo, abantu bagenda babisobanukirwa, abafana bariyongera. Nshimira n'abahanzi b'icyo gihe babitangije, nabo ubu ngubu dukora akazi kamwe. Umuziki uragenda urakura kugeza ubu hari contribution y'abahanzi cyangwa se creative industry muri rusange kuri GDP y'igihugu asaga 5%, ariko ntitunyuzwe n'ibyo turi kubaka ku gihugu, kubera ko inzira iracyari ndende, ntabwo turagera aho twifuza kugera. Turifuza gutanga 20-30 nyakubahwa Perezida wa Repubulika, cyangwa se tukanarenza naho, kubera ko buri umuziki ni secteur yatinze kwitabwaho, ariko ubwo nanjye bamugana mbonye amahirwe nkaba nicaye aha, reka mbibanyuriremo. Yego. Buriya nta twebwe nitwe ngagi. Mbivuze kubera iki? Buriya umuziki winjiza mu madevize. Umuziki wambuka umupaka, buriya twe nta visa, buriya tuba dukiniye twasohoye indirimbo, upfa kuba ufite internet urambona, upfa kuba uri ku mbuga nkoranyambaga, kandi aho hose n'ibitaramo dutumirwamo hanze y'igihugu twishyurwa mu madevize. Ni ukuvuga ngo ni secteur ntekereza ko yitaweho ikanongerwa mu bukerarugendo. Ubuhanzi bwongewe mu bukerarugendo nabwo bukitabwaho cyane, bwakurura abantu benshi. Icyo ngicyo turagisaba kandi tubasezeranyije ko tuzabikora neza, abitabiriye bakajya banyurwa. Ikindi navuga wenda ni kuri contribution y'umuhanzi nkanjye. Munyihanganira ndatanga urugero kuri njyewe, cyane cyane ko mbikora kinyamwuga. Buriya mu ndirimbo zanjye akenshi nkunda kugaragazamo amashusho y'igihugu cyacu cyangwa se n'umujyi wa Kigali. Ndaza kubaha urugero, muragenda mubyibuka, nk'indirimbo yanjye yitwa Katapira twayikoreye mu mujyi wa Kigali aha hose, ariko ni mu bihe bitambutse. Hari yitwa Food Tour twakoreye Karongi. Abantu bose bahoraga babaza ngo hariya ni mu Rwanda, hariya ni mu Rwanda. Ubuhanzi ni ubundi buryo bwo kugaragaza no ku branding igihugu cyacu ku buryo n'abanyamahanga bakibona. Kandi ntaragera ko bihenze, reka mbanze mbereke nk'indirimbo mperuka gukorana n'umuhanzi witwa Diamond wo muri Tanzania. Image itangira iyo ndirimbo ni rompwe iri kuri Sonatube. No kuvuga ngo dutewe ishema naho tuba, ariko ntabwo dushaka ko bikorwa na politike cyangwa se n'abapolitisiye gusa, natwe turashaka kugaragaza igihugu cyacu. Uwo muziki rero wambazaga ko ari akazi, ni akazi kishyura neza iyo gakurikiranwe, ariko ni n'akazi gahenze. Nk'iyo ndirimbo navugaga, muri iyi minsi indirimbo ishobora gutwara amafaranga arenga miliyoni 150 z'amafaranga y'u Rwanda. Impamvu tuyashyiramo nuko twizeye kazagaruka. Ntabwo habura imbogamizi nk'ubu ngubu, wenda nk'imbogamizi umuhanzi nkanjye Bruce Melody cyangwa The Ben, dushobora kujya muri arena hakuzura, tugatanga ibyishimo, tugakrera akazi, abantu bakabona imirimo. Ariko twifuza ko ibikorwa remezo byose muri rusange bitwegerezwa, tukanoroherezwa kubibona, tukagira access kuri Stade Amahoro n'iby'umupira gusa. Dukumbuye ibitaramo bizamo abantu 60,000 mu gihe ukarara unezerewe. Abafana bari kunyumva niba babyemeye bavuga ngo yuhu.
aho rero aho ngaho ni mu bijyanye no gutanga ibyishimo nabo turi bo iyo bigeze imbere wenda y'umunyamahanga ureba igihugu. Ikindi hari gahunda ndimo n'abandi bagenzi banjye turi kumwe twayise Music for Export. Icyambere mbanza kubashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika nuko dufite uyu munsi noneho dufite ishuri ryigisha umuziki, ntago ari ibintu tugikora nk'abishakisha nk'ababyihingamo. Ntago nge nagize amahirwe yo kurijyamo, simvuge gutyo ngo mugire ngo ndakuze, nubwo ntari umugenzi sindi no mu millennium ndi hybrid, ndi hagataho, kubera ko umuziki wanjye bose barawumva barawukunda. Rero abantu dukorana uhereye kuri bande, abari muri team bose bize umuziki ku buryo atari ibintu tugikora dushakisha. Turi gushyiramo imbaraga zishoboka zose ngo turebe ko umuziki ari naho numvaga byahurira n'ubukerarugendo, ko umuziki kandi tubikora turi benshi n'abandi bahanzi, ko umuziki wacu w'u Rwanda warenga u Rwanda. Turabasabye mu ushyigikire, dusaba n'abashoramari gutangira gushora imari mu muziki nyarwanda. Turabashimira abahari kandi ni ukuri bakoresha ingufu nyinshi, ariko dukeneye benshi kugira ngo birusheho kugenda neza. Icyo nashaka gusorezaho nyakubahwa Perezida wa Repubulika ni ukubashimira, mwarakoze kumenyekana. Njyewe njya ngenda nagize amahirwe yo gukorana indirimbo n'umuhanzi witwa Shaggy. Icyo gihe numvaga nshaka gutwara idarapo ariko sinarinzi aho barikura. Ubwo nyine ndiruka nshakisha abo bantu bose, nza kugira amahirwe ndaribona. Buriya ku irembo waribona, nta nubwo byari ibintu bigoye, sinagombaga no kuva mu rugo. Ndaribona ndagenda, ariko winjiraga nko mu kiganiro bakakubaza ngo uvahe, nkavuga nti ngiye nitwa Bruce Melody nturuka mu Rwanda. Ukabona umuntu atangiye, ariko iyo twongeye izina ryanyu ni business class, ngenda njyenyine birijyana birihuta. Ubwo rero twabafatiyeho lift kandi bigira umumaro. Kandi iyo ndi gukora ibintu numva ntewe ishema naho naturutse, nta kintu na kimwe kindutira u Rwanda. Ni ukuri turabakunda cyane, mukomeze mudushyigikire, murakoze. Arakoze cyane, arakoze Bruce Melody. Biragaragara ko ni urugendo rushimishije, kuko niba twahereye mu miyoborere myiza tukaza kuvuga ku burezi, uburezi bukaba ubutanga rwiyemezamirimo nka Nishimwe ushobora kuba akiri muto ariko afite intumbero y'ejo hazaza harimo no gutanga umurimo, n'urugendo rushimishije. Scovia kandi nawe watugaragarije ko itangazamakuru kuri kino gihe rigomba kuba riri responsable w'ibivugwa, ariko kandi Bruce Melody nawe aragaragaza ko ubugeni n'ubuhanzi ari umurimo ushimisha. Reka rero mbashimire mwese abagize uruhare muri iki kiganiro. Sinzi niba Doris, ikijyanye n'imiyoborere mu nzego z'ibanze hakunze kuvugwa capacity building cyangwa se guhugura bihoraho by'abayobozi mu nzego z'ibanze. Kuri ubu ngubu byifashe bite, kuko nabyo ni ishingiro rya serivisi nziza? Murakoze. Mu rwego rw'ibanze hakomeje ayo mahugurwa, arakomeje cyane cyane no kuvugurura. Nibaza ko hari n'izo gahunda zo kuvugurura imihigo. Hari aho babikomoje hejo bavuga ngo imihigo igomba kujyana n'ibibazo by'akarere, cyane cyane mu mihindagurikire y'ibirere, nayo bakageramo muri environment. Ni uguhozaho, ahubwo nanabwira n'abaturage kumva ko imihigo ntabwo ari amasezerano hagati y'abayobozi gusa, ni amasezerano hagati y'umuyobozi n'umuturage. Nibyo bakugomba kugira ngo ugire iryo terambere. Navuga ko ari uko guhozaho. Murakoze. Minister muri education, muri no minsi havuzwe cyane igerageza mu rurimi rw'icyongereza ryatumye hari abayobozi bamwe bahindurwa. Biramwabitangaho iyihe shusho, kuko byavuzwe cyane mu ntangiriro z'iki gihembwe? Nabanza nka gukosoraho gato. Yego. Ntabwo ari icyongereza cyarebwagaho, nkuko nabivuze kare, nkuko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yatubwiye ejo. Mu rugero rwose turiho, ibyo dushinzwe tugomba kubibazwa. Rero habaye isuzumwa ry'abayobozi b'ibigo
kugira ngo turebe ko koko inshingano zabo bazuzuza. Abatarazuzuje barasezerewe bashyirwa mu bwarimu, ababonye imyanya, abatabonye imyanya barashakirwa iyindi cyangwa se tubasezerere. Ibi rero bivuga yuko uko nabivuze mu burezi ndetse no mu gihugu cyose ibyo kuganira ku nshingano ari ibintu dushyize imbere kandi twubahiriza, ku buryo umuntu wese agomba kuzuza inshingano ze agakorera u Rwanda n'abanyarwanda ibyo yashinzwe. Murakoze cyane Minisitiri. Aline, ikijyanye n'igishoro ku muntu ukiri muto cyakunze kugorana, ariko we ndumva wamaze kurenga igishoro, urifuza no gutanga akazi. Bitanga iyo shusho ku rubyiruko bagenzi bawe? Murakoze cyane. Ku rubyiruko rugenzi rwanjye nk'uko nari nabigarutseho, ishusho ya mbere ni uko tugomba kugira viziyo. Ntabwo imihigo ari y'igihugu gusa, natwe tugomba kugira imihigo yacu. Ikindi tukimakaza gukora umurimo no gukunda umurimo kandi tukawukora unoze. Urakoze cyane. Scovia, hari icyitwa views kiri aha hanze kivuze ubuhuha. Buri wese ufite YouTube arumva yabona abantu benshi bitewe n'ibyo yavuze. Ibyo kandi bituma ashobora gutanga amakuru rimwe na rimwe kuyanonosora cyangwa se kuyasubiramo bikamugora. Tubifate gute umunyarwanda ureba imbuga nkoranyambaga amenya ate ukuri na views zikenewe? Urakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika ndetse nawe muri umuhaye umwanya. Views ni ingenzi, abari hano ahubwo mwese muzime n'abadukurikiye hirya no hino, kuko turazikeneye. Kuvuga uzi ko nta muntu ukumva ubundi ubugize ibyago, niyo mpamvu tuzikenera. Ariko kuba umuntu yavuga ibidahwitse, ndatanga urugero. YouTube twagize amahirwe tubona internet, nubwo iduhenze nk'abanyamakuru n'abayikoresha, ariko iraboneka. Noneho abantu barambwira bati niba ushaka kujya kuri YouTube nayoboraga ibiganiro kuri radio no kuri televiziyo, bati nayo nushaka kuyikoresha uvuga biri uvugira kuri radio nta muntu uzakumva. Ati baba bashaka aho abatukana, abarwana, bambaye ubusa, kandi ibyo bintu ntabwo byataha iwanjye. Ndavuga ariko niba navugaga kuri radio abantu bakanyumva, abantu bakeneye kumva, ntabwo abanyumvaga nimbimuriraho banyumvira barabuzwa n'iki? Njya kuri YouTube kimwe n'abandi mvuga amakuru asanzwe nyine y'amakuru, twarejeje, twararumbije, umuturage arasaba iki, umuyobozi yavuze ko tugomba kubigenda, mvuga amakuru y'amakuru nyine atari ibitakaragasa abantu bavuga. Birangira abantu bose bankurikiye, n'impamo ya Mungu ngira ngo hano haba harimo umwe, hafi ya bose baranyumva, kandi na views ndazibona, kandi ntabwo navugaga ibidahwitse. Ndagira ngo abantu dukosora iki kintu, gukora ibidakorwa ntabwo ari cyo bisobanura ko uzabonwa bariya abantu bamuzi ngo baragukurikiye. Mu Kinyarwanda tugira ibintu bibiri, umuntu agira abamukurikiye akagira n'abamushungera. Iyo ukora ibintu bipfuye abantu baba bagushungereye burya, ntabwo baba bakumva. Ntekereza rero ko abashaka views rwose ubu ndashishikaye, ndazishaka. N'impamo ya Mungu umuntu uri hirya no hino unyumva ku isi no mu Rwanda muzime, ariko bazajya baza kunyumva ntibazaza kushungera. Yes, murakoze cyane. Mu gusoza rero, Bruce Melody, tugaruke gato ku musoro utureba cyangwa se inkumi ukiri muto wumva yifitemo impano ariko akaba atazi aho yahera. Breakthrough arahera he? Aratangirira kuki? Murakoze. Ndaza kwifashisha ingero. Yego, datinze. Ntabwo ntinda. Mwabonye umusore witwa Aisha Speed heruka hano? Aisha Speed, yes. Wakubaza ngo akora iki wansubiza ngo iki? Agera mu gihugu ubundi akifotora, akazunguruka hano yifotora. Wifuza gutera imbere afite internet, ufite smartphone, ufite uburyo bwo kwifotora, urasa neza, ariko nyine niba bona ntacyo uri kubikoresha kandi ufite umwanya, ufite ibyo wakerekana, abantu benshi bafite umwanya wo kureba, guscrollinga bakirirwa bareba bata umwanya, ibyo byakakubereye umusaruro, ari nacyo kinjyana ku bundi busabe. Yego. Turasaba ko leta yadufasha ikamonetiza izi mbuga nkoranyambaga zikatugera. Kumonetiza n'uburyo bwo gukorera amafaranga kuri izi mbuga nkoranyambaga ku bantu babikora neza, kuko ababikora nabi n'ab'inzego zirabareba. Bose ntabwo ndi bubatindeho, kuko imirimo yose ikorerwa ku mbuga nkoranyambaga ni imirimo. Buriya ama video yose abantu bafata, bira byose abantu bakora content zingana n'amafaranga, nibyo mwavugaga bya views. Ku rubuga rwa TikTok abantu bakorera amafaranga menshi ku bindi bihugu, ariko ku banyarwanda ugasanga benshi birasaba inzira ndende cyane,
ni ukuvuga ngo dutira ubwenegihugu kugira ngo tube twakora ku mafaranga ari ku mbuga nkoranyambaga. Icyo rero ni ikibazo wenda kinatera ubushomeri cyangwa n'inzira mbona ngewe twanyuzamo urubyiruko mu gukorera amafaranga. Murakoze. Murakoze cyane. Mu gusoza mfite ikibazo buri wese ngiye kubabaza kugira ngo Picard, nuhe munyarwanda twifuza? Ni nacyo mwese munasubiza. Picard. Murakoze. Ngiye numva umunyarwanda twifuza ari ukorana ishyaka muri byose, ufite ambition kandi ufite unasaba standards ziri hejuru mu buzima bwe bwa buri munsi. Reka mbarogoye gatoya, ibyo Bruce amaze kuvuga bisaba iki? Ntabwo nabyumvise neza. Monetization ya social media y'imbuga nkoranyambaga. Ikibazo rero abantu bahura nacyo mu Rwanda ni iki? Kuki ugomba kwita undi muntu w'ahandi kugira ngo ukore amafaranga utari umunyarwanda? Ikibazo ni iki? Ni iki ngo tugikemure? Bruce, ni ikihe kibazo gihari kuki social media hano mu Rwanda zidahinduka amafaranga? Uyu niwo mwanya kuko n'urubyiruko hanze iki kintu kiri kuvugwa cyane. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Kugira ngo umuntu akorere amafaranga ku mbuga nkoranyambaga hari ads, publicité zinyuraho. Izo publicité nizo dukuramo amafaranga. Ni ukuvuga ngo ibigo bije kwamamaza, nk'urugero nasohoye indirimbo, iyo ndirimbo sinzi niba mujya mubibona iyo mugiye mu bindi bihugu, iyo ugerageje nko kuyikandaho hari akavideo gato gatambuka kamamaza, ukabanza ukakareba. Abo bantu baba bishyuye, ayo niyo mafaranga aza akagaruka akagera ku wakoze iyo content. Hano mu Rwanda rero bisa nkaho twese turi premium, bisa nkaho twese twishyuye kujya tureba tutarebye publicity. Izo publicity ntabwo zijya zinyuramo. Muri ubwo buryo rero ntabwo tubasha gukorera amafaranga uko bikwiye. Byakemuka bite technically? Yes, Scovia yenda hari igitekerezo afite kuri iyo ngingo.